Ikintu ndasura mu nda. Oh? Come on, please talk to me. Ndashaka kubimenya ndakwinginze. Zirakurya. Clack. Yes. Hamwe ikisi. Mana nyakase ndivo. Jojo. Kami. Ndahira hihise. Nyine hinda. Ndahinze kandi mbwira iryo wahinde rero habaye iki? Shino kunda kuntera amashyushyu. Nyine mbwira. Uko nyine. Hafi ni amubakaye impano. Arambwira ngo hongize. Arambwira ngo ngomuje. Arambwira. Mayenga rero akubwira iki? Ngo baba barashaka. Ngo nyine ngo nzaze ngo papa we ngarankumbuye. Ngumva nguza reka ryari mujyane kwa papa wanjye aragushaka. Papa umubyara? Papa ubwo ni sikovu nyine data bukumenya. Mdada Aisha aje hapa kumanyonga Joule kumanyonga Joule mama Joule kumanyonga Joule dada Joule kumanyonga. Maze ndibabwira ngo iki nyine ari wowe wabyanga. Yabatangize no kuvuga ngo barabu ndahari. Ushefu ndahari. Nitonze umwana mwiza. Mubwira neza mubisha neza my love. Pitting sawa. Ndahari nje nta kibazo aho wowe ushaka ukuntu igihe cyose uzabonekeye ngo tugenge usambike finali uzame nateguye nzambara iki. Nziza gakanzo nagakasi uzindi wabona yose iyo nyine ariko ukuri ikigo ubusonye kuba mubisha kandi n'undi mukundana gakomeza umenye ikigo ryo bazamugutwara ura mukobwa ngo nimene shega ubwire ni miseke mimiriga naga iyo umugabo ushaka gutwara umugabo ukuri kuryo kose kuri wowe ushaka ibintu byose bimwatrakta ukabikora kugira ngo iramarine kazi aba yarahindiye azasanga nta kintu kirimo yaribeshye kandi ikindi nuko bene cyane kumukunda ndo kica abagabo bavuga ngo barankunda bayarampfiriye nati nuko bavuze sheri merisi uko nguko umujya kumusura ugende wumva usa neza uwo murabura icyo cya mbere kiranga umugore wibashye w'umusirimu arangwa n'impumuro nziza n'isuku cyo gituma umugabo nyine kimugusha hasi ugira isuku uhumure uyo gahunda bakamubuze kumva yari bari hano uhumure yaba ari hano umugabo wose yitera polo mukanwa nyine ugomba kuyitura duhumura ni barasa hari bisa neza byo ntakibazo nogosha uzagenda uri forest twanakora bya bindi ni udutwita ni ikibazo mfite uramu ntabwo tumeranye neza
kumumagara ngo ugende mu rugo iwabo ukuryo mvagote Njye mbona umeze nk'ikigo yore nabwenge ugira ese ubundi ushaka umugabo tamushaka nyine uretse ko ujye ntabwo uzi kwitekereza ese nabwenge ugira ku buryo mureba gukantu ka mbere ku mwambaro ku byo muzavugana byose mbikubwire ubwire ukuntu ugomba kuzanyonga yego mbivuge mbikubwiye byose ukuntu muzasomana se nawe mugira inama akayuza ko njye nabwenge ufite niyo mpamvu abakobwa benshi mwagumiwe ntabwo muzi guseriza abagabo kandi guseriza abagabo ari ukujyana mu buriri oya ugomba kugenda nyine uri classic act like classic girl city girl you're behaving like a local girl behave like a city girl itware neza you see smell well dress well everything nuko kumana had I tell you kiri mwana watse yindi mu diaspora shiri hari uzabwe kuri n'inshuti ya diaspora ngewe tuzajyana nyine ari ukuntu byuga kujya kubosora wenyine kandi nyine banyine nagomba kuhabura umva deja ari ukuntu ushaka kujyayo ukabura n'umuntu nawe gufata n'agafoto yego gufata agafoto ukajya unafotora kandi kose no kumusoma nzajya ikibazo ku mwisomero soma kuri uzajya upostinga Marine Kaza bibona ko nandike data bukwe yego umukobwa ni namubi ni mubi pina naho muhuriye buriya usanga nyine Harvey waba mwita Samu byibuke waba mwita Samu yitwa Samu abantu niwe bose Maria Raude bamwita Samu ni bucura nyine babucura baragorana yumva rero Samu ashobora kuba yitekereje akavuga ati narahubutse n'agashini uriya mukobwa ni n'umuturage tuzumuzimuka gute ariko ngo mwubatse udufaranga tw'iwanyu mwadushwanamo mwese kugeza n'ibyo wanyu nabo kazana ibyo waba mugahuza mukubaka pasiteri kandi aba yibye n'amafaranga n'amaturo y'abakirisitu shira wari ubujura oya papa we pasiteri w'umutekamutwe ubwo uri umutekamutwe tese datwa kugoma kunyine banyine barabyeba buriya zisasengera abantu nyine bandi bantu bakajya no mu byumba abana bishyuye cyo kujya inama ya nyuma ntawe uzongera kuvuga ya nyuma se guteka ibibazo no uretse gato tuzajyana ubu nako wafasha tugakumpita nka mimi tukamwica ahubwo tuza mu muto tumajya kunya cyane nishikuza uko ari bizageza hano iyo ujye ushaka imiti nzayidohereza ujye mushyira mu biryo yirwe mu cyumba cya muri wese cyangwa suragura ko buryo tubona na Samu gahongeye iyo nama ya nyuma two menya ubwenge uzagende usa neza tujyane ngo yikize kandi ari wowe usangiza umwenda nyine kandi nyine tuzakujyana tukinjira no mu nzu ye tukanamutekera papa we kabaha twayikize mwiza ati umeze neza ese ko ugenda ukiburisha naburaze wese uheruka kunsura ubu ujya ngo mpore mu rugo kuko gusa ari njye nawe gusura cyane ninde mbabarira njyewe uru rugo se ko mbona rucecetse abaye bari hirya inyuma umeze neza ariko ameze neza ndaho mana we iminsi myinshi uragenda ukaguma iyo ntubasha kumenya ngo yaramutse ate wajya unampamagara no kuri telefone nose uramuheruka kumamagara mbuzwa n'iki se sinkuhamagara se cyakora amaze ejo nasanze wambuze nose uyu muntu yabaye iki nicyo gitumye yitanze yuko se umva nakasa mutwe hano buri munsi mba ndi mu ntambara z'urudaca gusa si wa mugano uranyibukije bimeze bite umva Aisha none urusasu rugiye kuzanturitsa uzi ko ejo bundi yaje yigize umuravumba ngumva ngiye sinkeneye ko munyobora mu bitungo yanjye ndabungaye genda gake ngo ndavuze ngo ntago mbikeneye ngo hano muri kunyobora munyobora nk'abande wowe urinde hano ndavuga se uyu mukobwa amaherezo yiwe rero ndabona hari ikintu cyihishe inyuma n'uburozi ashobora kubuzana oya reka nkubwire Aisha niba yumva adashaka ko mutegeka nka nyirurugo ahubwo shyira niba mutegekaga rimwe mutegeke kabiri cya gatatu uzi yari gukanura amaso none se uzitonda kugeza rya wari wamwumva umva mubaza ikibazo wari wamwumva ari kuvuga uzi ko wajya ngo ni bafure bateretse mu kanwa ke ariko uzi ko uriya mwana yabahahamuye nawe ubwawe akaguhahamura burundu ni ukubera ukuntu natangiranye nawe mworohera
rero aba yumva igihe cyose narakubwiye ngo Aisha mukanire hahandi azajya avuga tumva noneho bigeze nirukankanye imbwa none maze ubwoba ibyo ni ibiki Aisha nteye ubwoba burenze ariko icyo nzi cyo hamwe n'Imana nzabicamo nyine hamwe n'Imana byose birakunda tureka Aisha none se amakuru ya Mimisha ko nigeze mubona Mimi rero namusabye ko agomba koroherana na Aisha ariko kubera ko Aisha bamufashe niba azamukora giki ibaze ko umwana ntiyari mwicaje neza ndamubwira ngo bite byawe na Samu yego ndambwira rero Mimi niba uzi ko ukundana na Samu ibi bintu bihagarike Mimi yarambwira ati ma nukuri ntago nkundana na Samu ntibaza Aisha aracaha ati Samu wanjye baramutwaye sibyo ukibaza ejo nimba ntari muri uru rugo Mimi yaba ameze ati ubu koko tutabeshye urabona uriya mwana mutari kumubangamira muri kumujagaraza wowe mbwira ibijyanye na Samu Aisha nawe ngo Samu wanjye uriya mwana nawe ntatuje muri uru rugo kandi Mimi aritonda Mimi ni umukristo Mimi kuki shitani yabakoreyemo muramugerageza pe Mwese kikimana ariko ngo gwiki mwese kiki wavuga wese nkugeweho nakubyiye nawe bizogenda gute ni wowe ni sambamba na Aisha ni sambamba nuko sikuji uwogisha bibi Mezo sekesha nta makuru dukure kwibana wewe utafanya mariage na Aisha uzogea mariage na Aisha bro siwezi abini iyo kugira ati siwezi je rivyo mbona se chama magara Mimi nawe nakunyitaba bikabisiwezo urabukunda siko wavuze ngorane mani ibibazo nabikubwiye kuva kera ujya mukobwa ntabirimwo wowe ufata ukunda nk'igipoto igipoto nikikuvugisha nikubishatse kuvuga wowe ukunda igipoto urakivugisha nikikwishura nawe umuntu uramukunda uramwandikira uramuhamagara ntakwitaba urakora ikinyera utafanya nini wewe nakubwiye ati kunda Aisha ikibazo mfite nanone ntabwo cyese na papa nejo yarongera arambwira ati Aisha bite kutamuzana hano bite hey ubu nawe ugenda umubwira iki chukua mtoto mubebe ku nyumba fata umwana umutware mu rugo muri kwa mubyeyi siweze ubu byancanze mani sinzi ikintu cyo gukora ubu ngubu nimba ndi bamubwiza ukuri none nkamubwira ko Aisha wapi nimba biri bugende gutiye ariko uri kuranweza urazi mu mutu wawe no wisesa no wiyumvira ibintu bikomeye wewe narakubwiye ure mtoto ntagukunda Mimi nagukunda kose ukumbwira ngo ntaga wundi umubere mu mutima kurya none se wowe ntabasi nabimenyesha basukurabona ko umuntu atagukunda oya wenda rega nta wenda iki umenya ko n'uwa Aisha nawe bakundanye aba mu rugo babana na Mimi kandi Mimi hari asiwa urumva wenda bafite nizo mpungenge zo kuvuga se ubwo ndamutse nkundanye rega nanjye ndamwumva man kurundi ruhande ego uramwumva sinabyanse ariko ngiye urumva icyo mba nkwiye gukora ni ikintu gushaka umuti w'icyo kibazo kuko nta kindi kintu twakora none umutu wo kuriyumvira muri umutu wawe ndareba none Aisha amenye ngo turi gukundana na ibyo yamukorera uko bingana ahubwo wazokurasa wewe oya kuri kumugerageza nge ntago mugerageza ubushize se mutonganyije ngomba kumwicaza nk'umubyeyi nkamubaza nose urumva namureka wowe gusa nabandi mubyeyi nyabacu utazi kubaza abana kumuganiriza nibyo ariko ujye wibuka ko umuntu arambirwa none ejo utazasanga na Aisha yamugiriye nabi ibyo byo umva reka mbikubwire ibyo byo mbigendera hafi ku buryo niyo mpamvu uvuga ngo singusura mba numva nimfata n'umwanya wo kujya ku rusengero nsenga ndi kuvuga ngo Mimi ameze ati sibyo hakomeza mfata telefone mubwira ngo Mimi nizere ko meze neza utari gutongana na Aisha ibyo bintu nuko nicaye imeze reka tubitega amaso ikire tubihe Kristo hari ikindi kugeza ryari Aisha niwe unteje ikibazo muri uru rugo sibyo hamwe no gusenga bizakunda reka nkubwize ukuri ndenda gushaka undi muti nzakorera Aisha kugira ngo noneho mucubye burundu yicare hamwe abone ko
mfite amategeko muri uru rugo. Simvuga ko utangiye kugira ubwenge. Umva. Simvuga ko atakatangiye kubusa. Oya Aisha amaze kusuzura abantu bose. Uzi ko ashobora gusanga Mimi ariko nkwa gatava ngo nyereza hano. Oya. Ugasanga umwana yabaye atya yabona Aisha yabaye atya ukibaza isi uyu mwana ari kuzira iki. Oya ugomba kumukanira mama. Uko niko kuri. Ntago bizakunda. Nabanje kumwereka ko ndi umukristo ibintu byose tubigendanamo neza ndamwinginga ngo hino dukomezanye umurimo Aisha wikizwe ubashe kubana n'abantu yaranze rero ubwo kubera ko yabyanze. Ndashaka kumwereka ko buri muntu wese ashaka kuvuga agakemura ikibazo. Oya Mimi nge ntago namubangamira uriya n'umwana nemeye ko turera sibyo mufata nk'umwana wanjye nubwo Aisha bo batabibona ariko nzi neza ko mbafata nk'abana banjye sibyo. Ibintu bya hano birakabije pe. Sinzi uburyo bizagiye. Ubwo se kuri kuvuga ko bikabije mutabana. Aisha. Twane. Yagutwika. Umva bigeraho birangirira. Aisha. Yagutwika. Impamvu bivuga nuko utaramubona. Ako mubona iki? Ubwo Aisha ubwo muziho cyangwa? Njyewe aravuga ukagira wari wabone nkuba kwa kundi zikubita. Sha umuntu agira akarambirwa nawe ibindi kukubwira uzagera urambirwe. Kandi uzangiye kurambirwa ndi kukubwira. Oya ngenda ndashaka kumwicaza ku buryo nakomeza kunteraho amatiko ndamuhereza ku ishuri. Burunda agende amvire mu nzu mbe nduhutseho. Ese by'imitungo yavuze ngo iki? Yaracecetse. Si wumva. Yaracecetse abamukaniye. Aba nkibere. Umva umwana kunanira ute? Aisha we urasenga hamwe no gusenga. Rega ruwe mwana utabyaye ntabwo abakumva. Oya sha oya. Narababyaye shiti yanjye ibyo wivuga no wabyaye. Oya hari ahantu umwana agera basa agashiramo n'agapoze sibyo? Nyine birumvikana ariko ni imico ye. Njyewe isa ndasa. Umwana aragukunda. Ega aragukunda kandi nawe uramukunda urabizi. Ntabwo njyewe mukunda amasi bahunda Mimi kandi narabikukiye nzakora igisoboka cyose. Ukuri kandi. Uragenda umubwira gute papa wawe? Uragenda umubwira gute? Cyo gukora nyine ubu ndetse ndakwiswe. Uragenda umubwira iki? Fata umwanzuro, fata umgo w'umutware. Ntabwo byakunda. Aisha ntabwo namujyana yupe. Wazi ko nje mbona njyewe wowe ibintu kurigira. Mumamora kuzagira ubukwe na nuze na Aisha. Niwo zabukora ariko. Ubu ngiye zaba nagiye kuko ntabwo byakunda. Ntabwo byavuga wapi. Aisha na characteristics ziwe ntabwo zavamo ntabwo byahora nanjye. None se ko numva ko mu byose yagiye mubwira twagiye duhuzamo n'ibikiri biki ko byagiye bigenda. Yego nje ndabyumva kandi ndabitahura. Mugabo ndavye. Ngene wo kuri twara muri no miss. Nabavye bawe bamizi ne papa unene nuwataha. Yesuwe. Ndiko ndivire ko ndiraba iyo image ubona papa wawe yire muzi wa mugire muba mumeze. Bitayendekaye. Weza ugenda gute? Ikibazo nanjye simbizi gusa nyine no kubishyira imbere y'Imana nkomeza nkasenga cyane kuko nta yindi gahunda pe Imana itanyereka inzira nyayo ngomba gucamo mbwira papa yuko Aisha tutakiri kumwe darane atanuza gukomeza no kumutekereza pazongera no kumubona mama yake na Yesu uwo munsi yozo imugira ryari nyine simbizi reka nkomeze nsenge Imana nizanyereka inzira icyo ngomba gukora. Nene kuva wasengeye ari ibindi ko rwose. Kuva wasengeye iyo mari nirayishugwa ikore ku muntu wanyama. Imana nage kusubiriza wege ubushakiye gusubiriza yigihe ishakiye. Nene basi rero ikiriro ubwira heba bose. Tafite ungina. Kwa Mimi nk'ibyo biceceke mbabara niko njye no kubivuga. Babarira ibyo byihorere. Ariko rukundo vize. Yumva rukumaza inyota, rukumaza ikintu cyose. Nanjye byarandenze kabisa. Sinzi bino bintu nibiki. Ibyo kwivuga ati mwiki nibiki. Fata decision yako. Uri umuntu mukuru, abavyeyi bawe. Cyava ku muhiri wanyu, gende kwibara muje uzozo ubazanye mu kazana. Nzareba uko bimeze nyine to ntawamenya. Va mu rugo wanyu, je kwipangira. Tuzareba reka ngende umeze mangane n'uriya musaza ariko simbizi kabisa. Sawa mapenzi yako. Ariko sha Shayemi kamene je bikomeje kuncanga n'ukuri mba bizoncanga kugeza ryari sinzi pe
noneho se byagenze gute Mimi? hari ibindi shaba ariko birancanga atari ibyo bintu bya Ruvin. Kuko si ibintu bya Ruvin birancanze n'ukuri. Uribaza umuntu wiyama ku munsi ukamuyama ejo higa ejo ariko agakomeza kuza gutesha umutwe kwera. Ndamubwira Ruvin mbabarira ivyo bintu byose cyangwa kubijamo ariko nanyumva ibaze ko ryari nasanze yanegereye mu ibarabara. Yesu we. Mu nzira ko bitoroshye we. none je ko namwiyamye ubu nankoriki ko mbona kumwiyama bidahagije kumwiyama nabone umva vyaraseka vyumva. Urumva nanjye mbona ukuntu biba bimeze bikancanga ariko meme ikintu cya mbere nge nakubwira kuko nta gisubizo twabona ni ugusenga cyane Imana ikagira ikikora usura no wakora ikindi koko. Aho ndabisengera nkongera nkabisengera nkongera Ruvin mbabarira Ruvin umamura nibazo kubgawe urabizi ibibazo umamura navyo kubwiwe ubu sigaye nitwa umukobwa twara abagabo babandi kubera we Mana we. Urumva ubu izina ryarahindutse nirikiri Mimi riri wa mukobwa twara abagabo babandi. Nta migenderane mfitanye nawe ariko ndamwiyama Ruvin mbabarira genda ukomeze ukundane n'umukobwa wa John Deck ariko byaraseka nyumva nkoriki gusenga narasenze nkoriki. Ntago wacika intege kuko muri iyi si ibintu biba bikomeye kandi uko wifuza ko ikintu kigenda siko kigenda ukundi kuntu utabiteguye uko utabitekereza ariko akaba ari uko nguko. None gusenga cyane sheri shayime nukuri je nukuri ndarusha umutima turi buhure ngo ndamutuke nituri sindi bumubona hariya ngo nirukange hariya nubwo buzima je nzo bamuhugeza ryari ahubwo se genda rambiwe no kwitwa amazina Jen atarayanje. Imana irabizi ko Jen atwara abagabo abandi irabizi pe ariko uyu muhungu arashaka baramuntumye bamundogeye ko bakoze iki. Shana ibibazo bitoroshye ariko se sinzi amazina rero kwitwa imbere y'abantu utambuka buri wese avuga irye undi avuga irye ni ikibazo kitoroshye. Aisha yambwiye ati ngo mbere ndakubaza ikibazo ngo hajya ngo utaraza kuba ngaha ngo burya ngo warusanze utwara abagabo babandi ngo cyangwa ngo wabyigiye hano urumva iryo jambo ko nawe numva Aisha arimo gusesereza mu mutima ariko se aransesereza nagira hari Ruvin ngo mbabara ngo nkunda tugizanye kuri Mimi ubundi wowe ntukunda Ruvin. Shayime sinokubesha nukuri nyandi nyine mbangwana n'umutima cyane ako nanje banza ndamukunda. Hari igihe ngwana n'umutima bitewe n'ukuntu Ruvin nyine aguma nyerekanye nayo kankunda ntarambirwa nubwo ndambwira ati mva imbere genda narambirwa guma ngaruka nanje ngumenga karimo nyene nkuvumenga ndamukunda rero banza ndamukunda sindabimenya gusa nyine sishaka kubitebako. Ego ese ubundi wowe wabaye ute Mi waretse gukina niba umukunda uvuga ngo uramukunda ukunda Ruvin nakubwiye ko kariye ariko mba ngwana n'umutima cyane rega sindabibona neza ko ndamukunda cyane ariko urebye kare. Mimi ukunda Ruvin nakubwiye ko karimwo gusa nati sindabibona neza rega yeme sindabibona neza ariko karimwo kindane ako wensetsa none se umuntu yakunda undi ntago abyumva muri we neza kumva yabyerura akavuga ku buryo bamubaza ngo uramukunda akavuga ati yego ndamukunda cyangwa se mukunda ukunda Ruvin. Ndamukunda
Okay. Ndamukunda gusa situation ndimo nyine mba mbona itanyemerera gukundana nawe urabizi situation ndimo urabizi ubuzima ndimo gukundana mba mbona menga ntibinashoboka akumena zo kuri mu mutima wanje kabisa wasiga afise mu kibanza kinini ndamukunda. Ikintu rero ngiye nakubwira Mimi, nagura umwana umaze gukurura inkumi, urumva uri umuntu mukuru wo kwifatira umwanzuro, nubwo uri muri iyo situation ariko ubuzi gufata umwanzuro wawe bwite urabizi. Rero mu rukundo rwawe ugomba kwirwanirira ugafata n'umwanzuro.